Yesu nashimwe kandi ntabwo icyubahiro. Nongeye kubasuhuza muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kongera guhuriramo kugira ngo twige ibyanditswe byera mu ishuri ryo kwisabato nk'uko bisanzwe. Akaba nk'uko tubizi turi kwiga icyisho cya 12 kivuga ngo kubana n'abandi. Aba turi kureba cyangwa twabonye bo kubana nabo n'abagize umuryango wa muryango mugari, ariko umuryango mugari uhereye ku muryango mutoya. Tugitangira ikigisho twabonye ko uwo muryango mutoya ugizwe n'abagabo n'abagore cyangwa umugabo n'umugore, bikazagera ku muryango munini ari wo torero. Twabonye rero ingingo ivuga ngo abagabo n'abagore. Twasanze ko abagabo n'abagore muri uwo muryango bose buzuzanya. Umugabo twabonye ko ari umutwe w'umuryango cyangwa umutwe w'umugore. Twabonye ko rero umugabo agomba gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Tubona kandi ko n'umugore agomba kugandukira umugabo we nk'uko itorero rigandukira Kristo. Twabonye kandi noneho n'ingingo itubwira ku by'ababyeyi n'abana. Twasanze ababyeyi bagomba gukunda abana babo kandi bakabibereka, bakababwira ko bakunda, bakabibereka, bakabibona, kubera ko abana ngo twasanze nabo ari umugabane wifatiro mu bagize umuryango. Twabonye kandi abana ngo ko ari abantu bafite agaciro, muri make ko nabo ari abaturage b'ijuru. Rero twasanze abo bana nabo bagomba kugira uruhare mu kubaka umuryango, muri make bakuzuzanya n'ababyeyi babo, ababyeyi bagakunda abana n'abana bakumvira ababyeyi babo kugira ngo babone amahoro. Twabonye indirimbo ivuga ngo isano ishingiye ku murimo. Twasanze ari abagabo n'abagore, twasanze ari abana ndetse n'abandi. Tugiye kureba abandi kera bitaga imbata, ariko uyu munsi none akaba muri rusange nta mbata ziri, ahubwo ni abakozi. Hari abakozi n'abakoresha. Rero muri make twasanze abakozi bagomba kubaha abashebuja uko bameze kose, ariko twabonye noneho n'abasebuja bagomba kuzirikana abakozi babo, bakabona ko nabo ari abantu bagenzi babo. Twibukiranye turi mu muryango wa Gikristo. Abantu rero bose bagomba kubahana kandi bakumvikana, kubera ko bose baruzuzanya muri uru rugendo. Twabonye noneho indi ngingo ivuga ngo gusabirana. Twasanze babandi bagize umuryango ari abagabo, ari abagore, ari abakozi, ari abana, bose bagomba gusabirana, kubera ko bose bagomba kwinjira mu murimo. Twasanze ko niba muri make abari muri Yesu Kristo agomba kubigisha ubwenge, ubwo bwenge rero agomba kubuzana mu murimo. Twasanze rero ko abo bantu bose bagomba gusabirana kugira ngo bashobore gukora umurimo nk'uko bikwiriye. Turebe ingingo noneho uyu munsi iravuga ngo iki. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo kugendera mu bwenge. Bwa bwenge twakuye kwa Kristo, bwa bwenge twakuye mu byanditswe byera, noneho rero kubugenderamo, muri make gusa na Kristo. Niba Kristo ari we tweretse ibye binyuze mu ijambo ry'Imana, tugomba rero gusa nabyo. Muri make ibyo tuvuga tugasa nabyo, tubagereza gukora nk'ibyo tuvuga. Reka nambere kugira ngo dukomeze tubanze dusenge uko bisanzwe. Data wera, Mana ishobora byose, murigeze ubugingo bwacu, nanone abana bawe turagarutse kugira ngo twigishwe nawe. Turakwiza Data mwiza kugira ngo ibyo twize twe kubisigaho tubyigira, ndetse n'ibyo tugiye kwiga tuzarangiza iki cyigisho twese dusobanukiwe n'icyo twifuza nk'umuryango. Tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Kugendera mu bwenge. Muri make mu kwiga ijambo ry'Imana, twabonye ko tugomba kwiga ijambo ry'Imana tugasenga. Twabonye ko tugomba kubwirana ibihangano by'umwuka, tukabwirana amazaburi n'ibindi byose. Rero tugiye kureba hano ikintu gifite akamaro kurusha ibindi byose ni ikihe muri iyi si. Ukuri kose twamenya kwagira akamaro kurusha ukundi kuri ni ukuhe? Hano ukuri batubwira kuruta ibintu byose nuko kumenya Yesu Kristo kwa Rwanda n'umukiza w'ubugingo bwacu, ko yadupfiriye agapfira ibyaha byacu, twari kuribuka tukaba twarabonye ubugingo buhoraho. Noneho kandi ikindi cya kabiri n'akakiza twaherewe ubuntu bwo kwizera tukabona ubugingo buhoraho. Muri make rero ukukuri, kumenya ukukuri, nta muntu apfa kukumenya tuguhabwa n'ibyanditswe byera. Nta wundi muntu wakuduha, ntabwo twashobora kubyisobanurira, ariko uko twabonye umuntu ufite Yesu niwe ugenda umusobanurira. Muri make ukukuri tugakumenya. Niba ari ukukuri tukumenye, byanze bikunze nta kindi kitukumenyesheje n'ijambo ry'Imana rya kutumenyesha, kandi n'ubundi koko niryo ryatumye tukumenya.
hari ukuri kwinshi rero ubumenyi ndetse n'ubwenge tuba tutaramenye iyo tutamenya uku kuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa muri make tutabihishurirwa n'ijambo ry'Imana, ntabwo tuba twaramenye uku kuri. Ariko none reka twibaze, mbese uku kuri twamenye cyangwa ubumenyi twamenye cyangwa ubwenge, muri make ni ikintu tugomba kumenya gusa twumva ko turabizi, turabifite, tukihagarara tukicekera gusa, ibyo birahagije? Oya rwose, tugomba kubaho tugaragaza kwa kuri twamenye, muri make ibyo tuzi ari uko kuri, ari ubwo bumenyi ndetse n'ubwo bwenge, muri make tukabishyira mu mibereho yacu, muri make tukabigaragaza, tukabishyira no mu bikorwa. None se impamvu ni iyihe tugomba kubishyira mu bikorwa? Twibuke isomo ry'icyo kwibukwa twahawe kiboneka mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza kwa 6. Reka wenda nongere mpasome turebe. Ngo mugendere mu bwenge, mu byo mugirira abo hanze, mucunguza uburyo umwete. Ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, irisize umunyu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Umuntu wese, muri make umukristo, muri make umuntu wamaze kumenya bwa bwiru, wamaze kumenya bwa bwenge, wamaze kumenya Kristo n'imwerekeyeho, uwo agomba kugendana ubwenge mu kumubwira abandi. Muri make bavuze ngo ijambo ryacu rikaba risize umunyu. Gusiga umunyu kw'iri jambo ntabwo bisobanura kugira ngo tubiryarya nk'abisi bavuga ngo bafite amagambo asize umunyu. Iyo bavuze ngo umuntu afite amagambo asize umunyu, aba ari umuntu ufite ka karimi kareshya kabeshya, ariko ntabwo ari ibi tubwirwa. Turabwirwa ngo kugira ngo ijambo risize umunyu, muri make ijambo ry'ukuri, ubwo umuntu avuga ko biraryoshye, kandi koko umuntu wakumva ikintu cyamukiza kikazamukiza akabaho ubuzima bw'iteka ryose. Ayo ni amagambo aryoshye, nayo isi ikeneye kumva. Isi iri muri ibibazo biremereye, dukeneye kumva ayo magambo, buri wese ikeneye kumva ayo magambo, ariko noneho hakenewe n'abantu bo kuyavuga. Icyabashe rero nk'abakristo, rimwe na rimwe nta kindi tuba turi cyo uretse kumva ngo turi abakristo, kuba uri umukristo ukagira ngo birahagije, ukagenda ubyiratana aho ugeze hose uri umukristo. Oya, niba uri umukristo ariko gerageza no kwerekana ko uri umukristo koko. Ibyo uvuga bise n'ibyo ukora biraruhije, ariko twahawe umwuka wera utubwira ibyo tugomba kuvuga, tubwira ibyo tugomba gukora, nkuko twabonye ko Pawulo yasabye kugira ngo bamusabire kugira ngo amenye ubwenge bw'ibyo ashobora kuvuga, n'uburyo ashobora kubivuga, n'uburyo ashobora kubivugamo, ndetse n'igihe ashobora kubivugamo. Natwe rero dusabe umwuka azatwereka uburyo dushobora kugira gute, uburyo dushobora kuvugamo, kandi yaduhe n'ibyo kuvuga. Muri make za nzugi dukeneye kugira ngo twese zikingurwe kugira ngo dukore umurimo. Twe kwitwara abakristo gusa, kandi iby'ubukristo dusaba tudashobora kubigenderamo. Ibi ngo bituma iki? Bituma ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani. Niba muri make ibyo abapagani bakora nanjye aribyo nkora, ibiganiro byabo aribyo nanjye nganira, bakumva amagambo bakoresha nanjye niyo nkoresha, uko bagenda nanjye niko ngenda, muri make ntaho tuba dutaniye, ahubwo bo baraseka, baraduseka. Muri make iyo badusetse ntabwo twaba basetse, ni izina ry'Imana tuba twatukishije. Ntabwo rero baritutse ngo nitwebwe tuba turitutse, kubera ko nitwe tuba turitukishije. Umubare mu gice cya 2 umurongo wa 24 niho havuga ngo izina ry'Imana ngo ritukwa mu bapagani ku bwanyu. Izina ry'Imana rigiye gutukwa mu bapagani ku bwacu, ku bwanjye cyangwa ku bwawe. Muri make ibyo dukorera abandi, by'umwihariko abantu tudahuje kwizera, tugomba kubyitondera cyane, tukamenya ngo uyu muntu tudahuje kwizera tuganira ibiki, tuvugana ibiki, tugendana gute, dukorana gute. Tugomba gusaba umwuka akazajya duha amagambo dukoresha tuganira nabo, aduko tugomba kwifata igihe turi kumwe nabo, kugira ngo izina ry'Imana ridatuka mu bapagani kubera twebwe. Muri make tugiye kureba ibyo tugomba kwirinda gukora kugira ngo abapagani batabibona, noneho bagahera ko bagasuzugura izina ry'Uwiteka Imana yacu. Turasoma muri Tito igice cya 2 umurongo wa 5 ngo no kudashayisha, no kwirinda gusambana, no kwita ku bugingo zabo, no kugira neza, bakagandukira abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. Iyi mico yose ikwiriye kuturanga, ngo kugira ngo abapagani be kubibona, noneho babibona bigatuma izina ry'Imana ritukwa muri bo kubera twebwe. Tugiye gusoma no mu rwa 2 rwa Petero mu gice cya 2 umurongo wa 2, naho haravuga ngo ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukisha inzira y'ukuri.
Muri make rero urugo rwa gikristo rwagombye kuba ahantu h'iteraniro ry'urubyiruko rugamije gusenga, aho kugira ngo rube rugamije gukora ibibi, kandi noneho rufite n'ibikorwa byoroheje by'ubugwaneza, bafite umwuka wo gutuza ndetse no kwihangana. Muri make izo ngeso zose zisobanuye byinshi ku batwitegereza, kugira ngo barebe koko niba tuvuga ibyo twizera, kandi noneho rero niba ari iby'ukuri cyangwa atari iby'ukuri. Muri make niba nako tubyizereramo cyangwa tutabyizereramo. Mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6 Pawulo yibanda by'umwihariko ku magambo. Mbese amagambo afite uruhare rukomeye cyane mu gusenya umurimo w'Imana cyangwa mu kuwubaka. Yibanda cyane ku magambo tuvuga. Aravuga ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana. Kirenze muri make kugaragaza ubugwaneza ndetse n'ikinyabupfura ngo twamaze kubibona. Amagambo tuvuga akwiriye kuba afatanye n'ubuntu bw'Imana kubw'imbaraga ya Mwuka Wera. Pawulo aravuga ngo risize umunyu, twabibonye risize umunyu. Muri make ijambo muri make ritunganye koko rihuje n'ibyo tuvuga, rihuje n'ibyanditswe byera, niryo dukwiriye kuvuga. Ayo magambo akwiriye kuba aboneye kandi muri make ashimisha abo tuyabwira. Pawulo akongera akavuga ngo kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Muri make niba tugiye kuvuga ubutumwa, dusenge. Twabonye ko tugomba gusenga kugira ngo imiryango ifunguke, imiryango kuvuga ubutumwa yafunguka, tukamenya amagambo turi gukoresha yariyo, tugasaba tukayahabwa, n'ibyo turi buyavugemo n'igihe turi buyavugiremo n'abo turi kuyabwira abaribo, ngo kugira ngo umuntu wese tumenye icyo dukwiriye kumusubiza. Muri make rero Umwuka Wera nushobora kuduha amagambo akwiriye, nta wundi wayaduha, kandi noneho rero akayaduha mu gihe gikwiriye kandi ku mpamvu ikwiriye, kandi noneho rero agategurira ari imitima yacu ndetse n'imitima y'abayumva akayitegura. Niba yanteguye yampaye amagambo ngomba kuvuga mu gihe gikwiriye, nabo ngomba kuyabwira nuko ngomba kuyavuga, aragenda agategura n'uwo ndi buyabwire, noneho ugasanga umurimo w'Imana urakoretse. Ntabwo igihe cyacu tugipfushije ubusa, kubera ko twafashijwe n'imbaraga nyambaraga, imbaraga isumba izindi mbaraga zose, atari imbaraga zacu bwite. Pawulo ngo nkuko nkwiriye kuvuga, Pawulo yifuza kugira ngo atavuga ibye ahubwo avuge nkuko akwiriye kuvuga, nkuko ijambo ry'Imana rimutegeka kuvuga aba ariko avuga. Dutekereze no ku magambo yacu ya buri munsi, dutekereze ku bikorwa byacu bya buri munsi ndetse n'uburyo tugenda imbere y'abandi. Bite amagambo yawe ameze ate? Amagambo yawe yuzuyemo ibiki? Amagambo yawe atandukanye n'amagambo y'abisi? Muganira iki n'inshuti zawe? Muganira ibiki? Muganira iby'Imana, muganira ibyo gukomeretsanya, muganira ibiki? Amagambo yacu tumenye kuyabara, ngo dutekereze ku magambo yacu, ibikorwa byacu ndetse n'uburyo tugenda imbere y'abandi. Twongere twibuke imbere y'abandi, turi wa muryango noneho imbere y'abandi, babandi dukeneye kubwiriza, abandi dukeneye kubwira Yesu Kristo twamenye, abandi dukeneye kubwira bya byiza twakuye mu ijambo ry'Imana. None tugenda gutembere yabo, tubifataho dute? Nubuhe butumwa turi gutanga bugendanye no kwizera kwacu ndetse n'icyo kuba umukristo bisobanuye? Mbese ugenda, mbese uvuga, mbese uburyo ubamo byerekana ko uri umukristo, ku buryo wakora yavuga ngo ubukristo busobanuye iki? Kugeza kwiga ibyisho mu bihe byashize, natekereza ko ni mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka washize, hari umwana wavuze umukristo ngo bagiye ahantu ku rusengero n'umubyeyi we ari gutembera, noneho ngo babona icyapa kiri ku rusengero ngo ariko cyanditseho ngo gishushanyijeho abantu benshi, abantu beza, noneho ariko ngo imirasire y'izuba iyamurikaga kuri cya cyapa. Noneho ngo umwana baza papa we ngo mbese bariya ni bande bari hariya? Ise ngo ntabwo yari yabibonye, ariko arebye hejuru asanga cya cyapa hariho n'abantu. Noneho nuko abwira umwana ati bariya ati ni abakristo. Biragira ubwo ngubwo umwana we yumva ko nyine yabonye cya cyapa, abona n'imirasire y'izuba iri kuhamurika, abona ari ikintu mbese yabonaga ngo ari ibintu birabagirana cyane nyine. Noneho umwana mu mutwe hazamo ko ari abakristo, muri make ari abakristo ari abantu baba barabagirana bafite umucyo. Noneho abana ngo bari mu ishuri, mwarimu yaje kubaza ati mbese mumbwire ijambo umukristo ninde mwana urizi? Kandi n'uwo mwarimu nawe ngo ntabwo ari umukristo, ariko ngo baguye ku ijambo umukristo, arabaza ngo ninde uzi ijambo umukristo cyangwa ninde uzi umukristo? Umwana ashyira agatoki hejuru, noneho mwarimu aramubaza ati mbese urarizi? Abandi bose bari bariyobewe, ariko umwana aravuga ati njyewe rwose
abakristo ndabazi. Ashize ubwoko hejuru mwarimu amajina avuga ati abakristo n'abantu barabagirana. Umwana yabonye nta kindi kintu ise n'ibyamubwiye akurikije ibyo yari yabonye, kandi yari yabonye ari ishusho nziza cyane kuko iri abantu barabagirana. Nuko rero umwana aravuga ati abakristo n'abantu barabagirana. Nuko umukristo yagombye kuba ameze, yagombye kuba ari umuntu urabagirana, abantu bakubona bakamenya ko urabagirana, bambona bakamenya ko ndabagirana, ibyo mvuga bagasanga ari byo nkora. Dusaba Imana niza bitubasha, twebwe ntabwo twabyishoboza, ariko kandi iradusaba kugira ngo tubanze tugire ubushake bwo guhinduka. Nitugira ubushake bwo guhinduka tukabisaba, Uwiteka Imana n'ubundi izabiduha kubera ko irabishoboye kandi nicyo yifuza, kugira ngo duhinduke noneho dufashe n'abandi guhinduka. Ikigisho rero tugiye kugerageza, ariko tutarakirangiza reka turebe noneho ibyo dukuyemo, mbese ibyo twigiyemo ni ibihe, ibyo tugomba kuzirikana ni ibihe, bikazatugumamo ni ibihe. Reka tubirebe. N'amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, cyanditswe na Ellen White ku rupapuro rw'173. Buri muntu magize umuryango yarakwiriye kuzirikana ko afite inshingano ye yihariye yo gukora uruhare rwe, atanga umusanzu we mu kwimakaza umutuzo, gahunda mu rugo, no gukora icyatuma ibintu byose bigenda neza. Ntawe ukwiriye gukora asenya undi. Muri abandi bose bagize umuryango ntawe ukwiriye gukora asenya undi. Bose bari bakwiriye gufataniriza hamwe, gukora umurimo mwiza wo guterana umwete, bakagaragariza neza no kwihanganirana, bagakoresha ijwi riciye bugufi kandi rituje, bakirinda guteza impagarara, kandi buri wese agakora uko ashoboye kose kugira ngo yorohereze nyina imitwaro imuvuna. Ugahunika umwana. Urose mu bagize umuryango yarakwiriye gusobanukirwa n'uruhare yitezweho kuzuza afitanye n'abandi, uhereye ku mwana w'imyaka 6 ukazamura. Bose bakwiriye gusobanukirwa ko basabwa kugira uruhare bikorera ku mitwaro y'ubuzima. Reka dusome nandi nayo aboneka mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero ku muzingo wa 3 ku rupapuro rwa 576 na 577. Niba dushaka kugendera mu mucyo, tugomba kwimika Kristo mu mitima yacu no mu ngo zacu. Urugo rukwiriye kuba nk'uko ijambo ribisobanura. Dukwiriye kuba ijuru rito ryo ku isi, ahantu urukundo rwitorezwa rugashimangirwa, aho kuba ahantu rupfukiranwa. Umunezero wacu ushingiye kuri uku kwitoza urukundo, impuhwe no kugaragarizanya ubwuzu nyakuri hagati yacu. Dukwiriye kwiyibagirwa, tugahora dushakisha amahirwe yo kugaragaza kunyurwa kubwo ibyiza abandi batugiriye, nubwo byaba ari mu tuntu duto, ndetse tugashakisha amahirwe twakoresha ngo dushimishe abandi kandi tworoshye, ndetse tuborohereza imibabaro yabo n'imitwaro yabo binyuze mu bikorwa by'urukundo. Urwo rugwiro rutangira mu miryango yacu rurakura rukagera hanze y'imiryango yacu, rugafasha kubaka umunezero w'ubuzima, kandi gukorengeza utwo tuntu duto bituma ubuzima bwuzura ubusharire n'agahinda. Muri make, reka abagize umuryango, buri wese, ari umugabo, ari umugore, ari umwana, ari abakozi n'abakoresha, twese abagize umuryango mugari wa Kristo, twite kuri twa tuntu duto twita ngo tuntu dutoya cyane dushobora kuvukamo ibintu binini cyane bikazaturimbuza. Kandi noneho rero kuri twamenye tugerageze gushyira no mu bikorwa, twabonye ko tutabishoboye ariko tugira ubushake bwo kugira ngo tubishyire mu bikorwa. Dusabe Imana noneho rero idufungurire ya miryango yafunzwe kugira ngo tuvuge ubutumwa uko bikwiriye. Muri make natwe ubwacu tubutumwa abaturiye babone ko twamenye Yesu Kristo, bamenye iryo banga, noneho nabo rero bishimire kuza dufatanye muri urugendo rutoroshye, ariko kandi urwo rutoroshye Mwuka arahari kugira ngo abidufashe mu ruzoroha nituba turi kumwe na Yesu, kubera ko Yesu niwe ugira ababiri akabagira umwe. Uwiteka rero aduhana umugisha, Uwiteka turinde, Uwiteka aduhe gukwirakwiza urukundo rwa Yesu Kristo twamenye, tubwira abantu ko Yesu Kristo ari umwami wacu, ko yadupfiriye kandi ko yaduha ubugingo buhoraho, kandi ko kugira ngo tubwakire, kugira ngo tubigenderemo, ari ukumwakira mu mibereho yacu. Noneho rero tukagira kwizera, kubera ko kwizera niko kuzatuma duhabwa ibyo byose. Tumwizere rero, aradutegereje kandi nta n'umwe aheza. Twese abagabo, abagore, abana batoya, abakuru, twese muri urugendo yaduteguriye kugira ngo tuzabanire mu bwami bwe. Data wera, Mana ishobora byose kandi isumba byose, nk'umukozi w'umuhanga urakoze kubana natwe. Urakoze Data mwiza, tugeje muri kano kanya aho turabishika icyisho cy'iki cyumweru. Nyagasani Mwami, ndakwinginze
uduhemo ibyo kuzirikana nyagasani mwami, tuzirikane uko bwije n'uko bukeye. Data mwiza, tugusabe kugira ngo kontrole imibereho yacu yose, imigendere yacu yose, imivugire yacu yose, data mwiza, kugira ngo tujye tuvuga ibikoranye n'ubushake bwawe. Ngaho data mwiza, buri wese ugukeneye ndakwinginze, mukingura urugi rwikinze kugira ngo tukuvuge nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen.